reka buri gihe ndabikubwira nubyumva umbwira iki gusobanuza ibibazo by'urugo tugomba kubifatanya umutwe umwe niwigira inama yo gusara nawe uhora muri ibyo ibibazo wajya uzana ibisubizo k'umuntu w'umugabo ko nkubaha ndakubaha nawe ariko byakuba kunyuma byo bituma urara mu nzoga none sawa ntacyo sawa kandi ndabizi neza madame karame murambaze none se urambaza iki noneho uhurana ibibazo bya buri kanya urambaza kubaza n'akantu gato nkubaza reka tugomba kuganira n'ibyo ndabimenyereye mbaza tugomba kuganira no ku buhinzi bwacu kweruka mu gishanga wabonye kwa Nsibo y'Intore bataraturengera baturengera se ngenzi naho urubibi ruri mbaza ibyo kurengerwa basi se wagiyeyo amashaza biriya bigori wabonye bimeze bite uherukayo nabonye bimwe bimeze neza ariko ibindi byishwe n'imvura yabaye nyinshi iki gihe kucyo nta kibazo reka nze nyarukireyo kunyarukirayo ugiye kunywa icupa ndakuzi mwaramutse neza muraho mumeze mute papa tumeze neza nari nkuzindukiye nagushakaga nibyo nawe se ni karibu ariko nanjye warusanze ngiye warugiye pe ariko ndahari ubwo hageze nta kibazo ndabizi ko uzinduka niyo mpamvu nari nzi nibyo ni ukuri bana na madame mama muri kuganira twatuganira iby'urugo nisubiriye mu nzu muganira nk'abagabo nibyo ni ukuri uri mushyike handi ni ukuri aramutse amahoro se aramutse amahoro ni ukuri urabona ndi kuganira n'umudamu wanjye hari ibintu twatuganira by'urugo mbese urabona ko tuganira iby'amasambu turi kuganira ariko nawe urazindutse oya nibyo ngomba ni amahoro se ariko ndarebye ndumva ni amahoro ndarebye mbona muri umudugudu wose mbona nta wundi muntu ugomba guha imari yacu oya sikagira impuhwe ugomba kuyiguha ndavuga ngo rwose ni wowe ugomba kwitwarira imari yacu nanjye ariko ndi neza ni mubizi ko nanjye ndakuzi ntabwo wambwira imari itari neza ni mubizi ko iwacu hano muri Kajanja ariko dufite urutoki rwiza cyakoze ari ubishidikanya aho ngaho nta muntu wabishidikanya wese umva muri Kajanja rimwe bambere pe muzaturusha imyumbati muturusha ibijumba ibyo ku gitoki cyo hano umva rero sasa dufite igitoki hariya mu rutoki rwacu cyiza se cyiza cya kintu waha umucoma nawe oya ibere rimwe ukarya ukatuvuga ati iki gitoki cyangwa imbuni cyahizwe umudamu wanjye arabikunda akunda ibitoki ni nk'incakara urabona mbese ari igitoki waha umuntu umva ngewe ni wowe nahisemo gikwiye angahe mbwira mbaza ngo aho kare kose ni 4,000 urabizi ko wacu mva nitujye tujya munsi y'4,000 ku bitoki Kajanja murazwi pe ni 4,000 urabona gikwiye 4,000 nawe ni wameteramo igitoki ni cya gitoki cyitwa inyorosha mabone wandi none madama ukuntu ufite amabone yose ariyongera mu kunyeganyega arabikunda akunda igitoki mbaza ngo yitetsemo ubunyobwa nutwe tujane kuri wowe none ingira kamaro byakugirira uko tuzamuka ujye ubyibuha wumva niyo mpamvu mvuga ati sinagurisha igitoki hanze y'umudugudu wacu ngomba kukigurisha no mu badugudu mu baturanyi bacu aho ngaho mu mudugudu wacu kugira ngo nagurisha ngera ku rugo ugomba kuduha reka noneho ndeba amafaranga ni 4,000 birakwiye 4,000 none wowe urijyana mu murima wacu nawe uri bufata nk'umujura igitoki kiri ruguru gutya kidafite urwego cy'incakara kirekire mbese ndacitemera nta mpinduka yindi se nyabutembe ni icakara nakubwiye nziza 4,000 nabwo bindebere nawe ni wamitiramo igitoki kibi ni cyiza reka nyaguhe nawe uraba wamitiyemo igitoki cyiza cyane ni cyiza noneho kugitema nawe wagenda wenyine ukitwaje madame nawe wakiza muragicamo kabiri kugira ngo mweze biba n'amahiri iyo twajyanye mitiramo reka nze nawe reka nze ndeka nyazane hari ikibazo yazana gishyushye ye murakoze cyane atarabyuka nawe ngo ye amumitiyemo nawe da ye nibyo mucuti wa serenge nawe gira tujyane iki kizuba kitarakara cyane nukuri reka ndebe ukuntu ndi kuyareba mbaza na madamu y'amafaranga nabyo madamu wayazanye ndayazanye si 4,000 wambwiye ibine twavuganye rwose ngaye ni mazima ntabwo nakirwa nyamanika ndabizi nabyo twigufite mu n'umudamu kugira ngo yamwake none yumvishe n'igitoki aba ari sawa cyane ubwo rero uraza kwijyana rero ubwo ndagiye hajye wambwiye ngo ni handi ruguru use kanya ruguru gutya ku rutoki igitoki kidafite
urwego Kinshakara. Kinshakara kirekire Ntabwo ari Nyarutembe. Ndaje Nyarutembe. sawa ubwo ugereyo Yego. Nibyo mushuti wa. sawa Yego. ryoherwa ni mu giteka ye Nta kibazo ye. Nibyo. waramutse sheri umeze gute Meze neza. sheri nukuri ndagukumbuye pe Ukuri nanjye ndagukumbuye. nukuri sheri nuko nyine mba nakuguhamagara uzi ko bigize saa sita nukuri sheri mba numva ibitotsi byabuze kubera kugukumbura rwose Gasi yundose. Ntuzuko bimbwira ubwo mba ndibubwirwe n'iki ko wandose. sheri nakuguhamagara ngo naguteshe ibitotsi nyine ukandeba nabi gusa nkihangana Nta kibazo ujye ubimbwira ntacyo byantwara. sheri none se uko mukumbuye ngo mbigenze gute koko Turaburanye. sheri nukuri pe njyewe uri kimwe mu bigize umubiri wanjye ahubwo guhera uyu munsi kugeza ejo umpaye umwanya rwose se nabyemera None se urumva nshaka ryari? sheri icyifuzo kuri wowe ni nk'itegeko kuri njyewe rwose sheri Tubonane nka saa 8 saa 9 hafi aho. ngiye gukora imirimo yanjye ku buryo yose mba nayirangije sheri urakoze Sawa nawe umunsi mwiza. Mwah. Mwah. Oya ntabwo ari kiriya kiri hano imbere. hano hantu hari ibitoki byinshi Bimeze neza kabisa ariko njye ndabona twabuze n'amahitamo oya ntabwo ari kiri hano imbere. nawe muri sheri nakubwiye ko nzakugurira buri kimwe cyose ushaka hano muri Kajanje ninjye musore uzajya ukugurira sinshaka ubundi busore uzajya gukuraho kuko urukundo gukunda nawe undi musore wabona rwose urugura ibyo sheri Cyane ukora agaciyazo. nta kantu ushaka kuguhimanuza se bakuzanye Oya nukuri. Fanta yonyine irahagije ntacyo. isanzwe sheri uri kumwe nanjye gafata rwose umva ujye wisanzura umenye ko uri kumwe n'umukunzi wawe rwose Urabizi nawe ndagukunda ariko ndumva amazi Fanta yonyine irahagije. ariko rero buriya njyewe ubundi mba niyemeje kukugurira buri kimwe cyose ushatse buri kimwe cyose kira kitu cyose niko abaswahili bavuga Ntacyo. imuka maremo bazane n'akandi amafaranga asa mva ni nk'inda ku mutindo ubundi Ntacyo baratwongera ariko uretse icya mbere no kuganira. nibyo nakubwira gaciro nari ngukumbuye numvaga iri joro ukivuga ngo turahura nahise mvuga ati ibyanjye noneho byose Imana irabisubije Nukuri nanjye nari mukumbuye. Nanjye sinabyesha ariko amasaha yagera. Ashaka nicyo gukundira mu bakobwa bose nabonye muri Kajanje niyo mpamvu naguhisemo buriya ni we muntu nabonye uvuga ati umva sheri wemera kubi buriya Ntabwo nabona ibyo mwibwiye. Ndagukunda kandi cyane. naho ubundi rero sheri hari amagambo ugenda numva ngo sohokana n'abandi ariko ibyo sinyambiha agaciro kubera ko nzi ko ahantu hari umuhanzi ari ibyo ngo bazavuga bavuge bashaka kudutanya ariko Nawe urabizi umukobwa nyine iyo ari mwiza muri karitsiye buri muntu wese wumva yamutereta. Igihe cyose rero ntabwo wakumva amabwire. agasahane keza agakupa umupira wambaye neza umweru n'umukara buriya ndabikunda bajya nabikubwiye Merci chérie. kuri pe wambaye neza ni ikigaragara ko ndamutse njyanye nawe ahantu hose bajya bata ariko ubundi uriya mukobwa babyigana bagushaka nk'abarwayi bajya kwa muganga urumva bakurwana ariko ntibazi ko kibamba Nawe ndabona wabaye. akingwa ariko bigira isoni kurasi kiriyara Ntabwo ari iki. Ariko reba kiriya gitoki ukuntu kimeze. ako Kajanje ifite ibitoki. umva ariko ari ibyanjye Urabibona? shana birya Sheri reba cya gitoki nakubwira. yesu we Wakibonye? ubu se turakigezayo ra Umva turakikorera kabisa. umva Bacamo kabiri. ngende kanurire Cya ndagufata kirebe kabisa. Nyabuna Ni ibiki? tutemera igitoki
icyawe Ni icyacu hari izina ryanyu riri hano. ariko njye narumiwe niba Madam, basinze bashyira muri iki gitondo wasinze izo makuri cyari wasinze kandi nakiguze na gapati garuka hano umva mwitonde we kitona se twita mwitonde igitoki natwe twakiguze ibintu byose ni ibiki mwamuri oya ahubwo mugaruke hano Igitoki kiguze na gapati. tamukoraho we Oya, mugabo z'ubutumbi ndakubita nkurenze. natwe tukabirenza ikibazo kugira ngo twumvikane nk'abantu b'abagabo tujye kureba agapati Ntabwo byakunda. niba byo gushaka tugende ugenda ushaka baramutse bashatse amafoto y'abantu ni njye musore wagenda kuko abandi bose ni bagufi cyane ni njye musore ugukwiriye singuriya naho ubundi se sheri ubundi njyewe bose urekeye bine byose amafaranga yacu cyangwa n'abaduhaye oya mu by'ukuri ibihumbi bine mu ijambo ngaho tubwire hanyuma ikibazo ni iki uyu mugabo wawe n'uyu n'ibiki byawe yatugurishije igitoki arangiye akigurisha n'abandi none se mwebwe mwese murabana wowe njyewe uyu nguyu ni umugabo wawe hanyuma nanjye urugo wikigira ikiragi urizi kuvuga rero kuyafata ko wari uri kuvuga none utangiye kubikira none se mwemuretse twumvikana ariko igitoki yarakibagurishije nawe arakikugurisha ntaruvugiro bine narabimwishe. ko yari ibihumbi byacu bihumbi Siramwishe. nanjye rero ntagenda kuvuga isandi iri mu masaka Papa mugize ikiragi naguze mwe muvugana mwemuretse byagenze bite uyu mugabo rero ureba nanjye ndimo yatugurishije igitoki njyewe n'umugabo wawe n'igitoki nanjye atugurisha igitoki ibihumbi bine na madamu uretse turangije mu gitondo tubyuka tujya kugitema kuko yari yaturangiye ahantu kiri tugiye tuzenguruka urutoki turakibona kubera tubwiye ko kidateze kitariho inkingi duramo n'uyu mugabo nawe azanye n'uyu mugore we nawe ngo mwemuretse ni ukuvuga ngo nimba mbyumvise neza uyu yabagurishije igitoki icyo yabagurishije arongera akigurisha uyu nguyu uko bimeze na madamu arabizi uravuga asanzwe avuga aravuga sanzwe uvuga kubita murekata uregera ikiragi nyamuneka muceceke bine byanjye n'ibihumbi bine byacu n'umukobwa mwiza we nuko ari inkoni mujya nkubita rwose igitoki ntacyo nagurishije ntacyo wagurishije ubwo ntabwo warakigurisha ibihumbi bine byacu aba bose barimo barakubeshya yaje yibaraguza avuga nk'isandi n'umukobwa sha nawe kuko nta no kubona abantu ndi kumwe n'umugabo muceceke kuko murebe tuceka tubikira amafaranga yacu dukeneye amafaranga ngomba kuduha mujyane ku mudugudu cyahaga tumujyane